Ese kuki ijyanye mu ruswa muri iyo nzu twavuye ngo wagira ngo ni umushumba? Nyoko nyoko nyoko. Ese buri uri mu biki kureba? Ariko wakigurikiwe niwe watumye abantu batiryamira. Ariko iki cyana mwagihaye biki? Yego uri kuza abantu gusinzira kubasanga kuzose wagira ngo ni umwana. Ari ndavuze ngo tukumve banga. Hatutaki nyenyenye. Ukileta nenene. Keki chapa. Ese ntabwo wumva? Nkuko namaze kugusobanurira, yego, maze kureba muri dokima zawe, yego, hareba na CV, yego, hari ikivuze. Wowe uzitegura nyuma yo gusuzuma cyane muri interview, yego,
uzashyiremo gusobanura kugaragaza kuko nabonye experience muri CV. Murakoze cyane. Mu by'ukuri aka kazi nari nkakeneye kubera ko nk'uko wanabibonye no muri CV yanjye hari experience nari mfite kuri ibi bintu, hari imenyerezamwuga nakoze, hari ikigo gitanga stage cyadutuje kabisa, baradutreninze n'amasertifika ari hano yose nagiye nyazana. Mu by'ukuri murakoze cyane, nta kibazo mu kanya ndajyana izi mpapuro hariya muri sekretariya, rwose banshimiye kandi ntegereje igisubizo cyanyu cyiza vraiment. uko Imana izongera ibindi, umwana wawe ntazagware, ntazagire umuntu usabiriza muri famiye yanyu, zagira umugisha. Ko nkufashije ukaba uri kundeba nabi. Koko imisini ibiri, umuntu w'umugabo nkawe, miya urujana iribwa, Ariko noneho nakumira ngwiki. umuntu w'umugabo wambaye nkawe, urukweto rw'umukara ni sawa, agatisi k'umukara ni sawa, amabuno wanigirije ni sawa, akada kifoye ni sawa. Nta nubwo wareba ngo ubone ko abandi bampaye bahereye kuri senyisi, utagira ngo buriye ngewe gusabiriza mbuze ubundi buzima mbaho. Ariko koko zihunguye ivumbi zicara ku meza. Wambesire we, ijana ryanjye nguhaye wari warikoreye, wari warivunikiye ku buryo ngiye nguhereza amafaranga ukayagaya. Wari urifite? Umva, ariko ibintu uri gukina nabyo ntabyizi. Umuntu uri kubwira uramuzi, njyewe uranzi, njyewe uranzi. Wose uri igiki? Njyewe ndi igiki? Uratinyutse, njyewe ndi igiki? Uratinyutse? Oya, wowe agaki. Agaki? Ku ijana ryawe umpaye, nta senkisi usanze hano, nta voko nsanganye. Sha, urahazi, subiza ijana ryanjye. Kira hano, gira vuba. Ijana ryawe? Zana, gira vuba. Si ijana ryawe? Zana. Akira amaheru yawe uzakenera. Amaheru yawe uzakenera kuri mpa bitagishobotse. Njye nkenera kongera kugira ikintu nkuhereza wowe. Mba nandi magambo mfite nawe mva mu maso. Ariko wanambona ubundi ndimo ndashyuguzanya umuntu umeze nkanjye, ndimo ndashyuguzanya n'umuntu w'umusabirizi yananyuzamo ijisho pe. Yambona ko ndi n'ikigoryi n'ukuri. Ikigoryi humura n'ubundi buwahura bake, mva mu maso wanjye turaba.
petit, 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 nyoko, nyoko, nyoko. ariko wowe wakigorikiwe niwe watumye abantu batiryamira. ariko iki cyana mwagihaye ibiki? Fati. none se wabaye iki? Ikesha. Wabaye iki ko ntabwo uri kumeze utyo? Nef. Uri Joseph yabaye none se nibwo wabimenyesha nawe ugire ko kwigira gutyo si bw'igihe yarwariye ari nibwo wagira ashaka kuhagera rero twaranamenyereye nose kubibona Ndani kibifi. uri seriye se koko? biri waretse kubyatsa Kati. Mikati. none se ni ukurwara ni iki? yari yavuye ari mu gitondo ari muzima nta kibazo afite niba umwana ataje agaruka ari kugira ute ameze gutyo natwe yaducanga Abonera ubwoba yaje ari kuberagura ibintu tubanza kujyana umujura noneho twari tumwishe none se bagiye kumuvuza cyangwa nta nubwo muramenya uko bimeze? nyiri uyu munsi wonkere nibwo yagiye kureba umuganga agaze kuza nyine kumusuzuma ngo arebe ikibazo afite niba ari ukumuroga cyangwa se ari ikibazo cyo mu mutwe yaba yarahuye nacyo natwe ntabusuzi ibyo ari byo Akunda kunywa okra. Okra pik. nta nubwo ndi kubasha kuvuga ibintu birimo kumubwira wamwumva ibintu arimo kuvuga koko? twagenda okay Karibu. asante Uri noneho Joseph arera. ese ugende muri bariya mu byumba byose ushaka ukimenya aho aba ari hose ahantu hose arahari Gutyo nyine dusigaye tubibona ubwo araza yagusanze mu cyumba bisanga nawe wimuke ujye mu kindi yagusangamo sinubwo buzima busigaye tubayemo ninjira gusa ndibona n'ibintu ubona ko ari ndaba yaje garaje bo reka tugende turebe n'iki ngiki wasanga hari ukuntu Tata. Tata. Nene. No. ahangaha ni harara umunsi
Mufasha tutamuhambiriye, mfasha tubanze tumuhambire turebe ikibazo. Marichanye onda. Chingi wajana Ahangaha urabona ko tuje noneho ushatse bamuhambura n'amaguru tukamuhambura akaryama akaruhuka tukanamusuzuma aryamye ntacyo biba bitwaye. ese uri kubona hari ikintu biri butange? Urumva uko babinsobanuriye aha kujyaho nk'Imana nanjye ndasuzuma, hari uburyo dusanga ari amarozi babizi ko basi sura n'akanwa ngagerageza basi ngakira abantu ntabwo nshonje shaje wambura ndahaje mbasizemo kagashokora kamwe ko kwa kokwande amakumba nkuko mawonje kokwatete ameze ate arumbuye ari kumusura nawe ubwaga ko atete meza biraryoshe biraryoshe unakugize gutya kuri uyu ariko njye ntabwo mfite sinago ndagukumbuye uri muzima tuganira za siporo ntabwo ari muzima njye uri kumenya usumbishira shokora kiri byose mpamvu umuryango umwana mubi wowe nayumba mwangamba nibanegisi nk'icyukunyo singera yimpaye umujumba ni umwana mubi anyesi nk'icyukunyanja
turimo kukuvura rero turagukunda namubwiye nza kwirimbira akarimbuza akarimbo nzarimba mu jomba kalingitika mu jomba shela munyoko kakaenda jomba kulupepe maligo boya limbo yoba isi n'icyukunyo Zerega n'umuti ntabwo wabonye kuri ari umuganga ntabwo akwanga nawe urabizi turagukunda ubona yomba muri njyanja muri njyanja muri njyanja idam muri njyanja ongera usomeho sibyo Jose. Oh, tete vitinojiza. Ambe bote, imategi flaula ambe bote. Joseph waretse gusakuriza abantu koko abantu babuze amahoro kubera wowe Joseph imaze ko abaturanyi bantu baje kwiyama kubera wowe waduhaye amahoro kuko ugaceceka nali mfite umugore mutumifu ibilo bine kiteni gitenge alabisana aca bugufi alabiso ibondo alalitos mandesose akalitos kwe kubita kulika kandi ibondo linatoha mazare kubita mama kubita chubus bobo no. ya mwana wamugaburiye wowe mwana se wowe urafata uriya musore ungana kuri iyo dusha nk'imyaka ijana ngo ni umwana sindamugaburira ngo umwana koko rero si urabona Joseph hariya koko niba n'umwana reba ukuntu yabaye noneho ubuse uriya arutwa n'umwana ubu ngubu niyo mpamvu ibintu byose tugomba kugerageza tukamufasha ko gusa njyewe hari ikintu nari gusobanukirwa biriya bintu yaba aruzi ni uburwayi busanzwe ni iby'abakurambere vraiment hari ikintu nari kumva nanjye sinzi pe ntabwo nzi ngo nabisobanura gute urabona rero iki ntabwo ari ikibazo twakwicarana hamwe sandebera we kano kanya amasaha maze kugashyiraho kano kamigero abantu bamaze gukorera ku Rwanda ndabona ari benshi kandi n'ukuntu twagishe kumva
ahubwo rero bagiye kubwira nayinje kugutumira mu bikize kandi cyane agafata n'ukuntu bakabura bateguye noneho kumenya hazaba hahera hadashya ngaye detaye ariko urabizi mba ndishimva ariko ni ukwambara dress code ni red niyo bagomba kwambara ahubwo si urayifite ni ukwambara dress code cyangwa dress code ni iyihe nakubwiye ni umutuku masi kuko kimwe yahisemo umutuku ni kuri Saint ni kuri proposal ni kubera iki ubwo nyine babonye ari we nyine bashaka nyine bo nawe navuga gute shamama yarafashe nka white cyangwa black basukura bisa neza white party ahubwo si black party babo niba urabyuzi zisheri umva nyine ni umutuku to okay ntari sibanza nyifite ariko nubwo naho ntanayifite sundi sinabura uko byagenda kose nakiyemezanya no gushopinga inshyashya ahubwo sinzakubure sheri none se ahubwo se ni kwa kangahe cyane kwa gatanu ejo bundi yego nta kibazo nzaba mpaje umva sinzakubure pe ariko nawe urabizi icyaba cyose sinabura nubwo habutse byaba byagenze gute kugira ngo ure mu birori byawe ko naza kukwifatira umva njye nta kibazo pe ni ukuri ntabwo nagutengo ahubwo ariko ntari nzabikubwira kwa gatanu nyine nta kibazo Joseph wa gicucu ikanzu yanjye mana kuko iki kintu nzagikorera iki koko usimunda kurindi kanzu ye Joseph ngandebere mu kuri so umifate none ndawumbwira gute si kanzu sinakongera no kwiyambara none kugira ngo byeme Joseph wa gicucu mana Jama kula kibenye ushibe chini ya talo onyoke tata Joseph nazanya mabere gorge Joseph wambara basi ugakuramo kanzu utaotanyash basi ngamba bara noneho musabye imbabazi akuzanira bombo ente ya bombo nukuri kandi urabona kuzanira iki ushaka iki reka mabya ndanzi Kantambe yuzanye kurebe tata aho ikuremo nje kukuzanira inshyashya yawe ngira mu muki nukuri ndakunze ndarushye no tata kukwinginga ndarushye kusara ndarushye hashe jam shashe Joseph wambabara kuko mwajya mu kirori cy'abandi ako se ududiri ndakugejeje ahangako si maikase
Fatiyo katinza ko sibo ninjye mubwira arabyumva we. Aragira ngo ni ukumumama kandi ubu si byo twumvikanye niko uje wambaye nizeye ko atari uje kureba kandi amasaha yo kugenda yageze. kuba yageze cyangwa ari gukoreza imyenda wambarire hano Shane naje nambaye gutya ahubwo kuva nyine mubwira Shane numva musobanurire ukuntu byagenze. Urabizi sinagutegura, urabizi ko ngira gahunda ndanashobora cyane iyo ntaza ntubahirije amategeko ahubwo urabizi nyine ubizi ko Joseph wo mu rugo yagize ikibazo kuko waranamubonye wageze mu rugo waramubonye ukuntu bimeze njye nabyose ntegura ikanzu yanjye nziza nshyashya nari nanaguze inkweto hafi aha agakapu ko nzaba nsa neza kose niba si Joseph nyine nibyo ndi kukubwira imyenda yanjye ndayishyira ndayitunganya neza sinzi sinabyutse mu gitondo nasanga Joseph yabyambara Joseph usa byambara gute mana yanjye nyine niba biriya bintu byamufashe bikamwerekeza ku myenda yanjye namwinginze ngakuremo aranga ndamwinginga ndamubwira ndakugurira shokora ndakugura aranga noneho yasanye nabi yayanduje nta n'ahantu nari kuyijyana pe mbashirira kumva pe cyane ndetse cyane gusa nyine urabizi hawundi ibyo bintu si yabyikoza pe habe na gato urabizi neza sinzi n'ibibazo mugira namurazirana no kugira uziraye namwingize pe ubwo se urumva koko ntakuzana noneho nta n'ikanzu noneho ufite ubwo twavuga gute nabigenza ute ngewe ase ubundi umuntu yambaye indi kanzu isanzwe ntabwo byakunda ku buryo waza ari wowe wenyine wambaye iyo kanzu abandi bose bambaye bisa nawe imagine ari wowe ari ikiro cyawe undi muntu akaza yambaye irindi bara utamubwiye wowe ubwawe wabikunda ase nifata wambabarira basi ukanyumva koko ngiye kukumva nakumvise pe ariko ibintu si ibyanjye basi yaba ari ibyanjye bikaba no kupfa kujyana uzi kuba witeguye reba ukuntu nari nashyushye naguze imyenda nagize ukumva ibintu ngo bipfe ku munota wanjye ariko ihangane shashe wigure pe kuko n'ibyo ukumvira bize n'ibyawe ahubwo sinakumaza kumfasha ngo najya kwiyambarira urabyumva gutya gufata none sinakora iki koko mana yanjye ahubwo se nakuna ahubwo twaza no kugira nawe ukareba aho bibera yakoze ikintu nagufasha ni kimwe pe kimwe kuko kukujyanaho ntibyakunda ntabwo byakunda pe ni ukuri basi wanambwiye kare nari gushaka nawe muri indi kanzu ya kabiri basi tukajyana ariko urabona amasaha yarenze ahubwo ndi gushaka ukuntu nagutaharira agatekaho nturyame narahagera ndakwibitse ndaza no kukwereka amafoto nkwereka uko byari bimeze naba nawe ntabwo umeze nk'uriya musaza wawe w'ikigori ngo iki musaza wanjye w'ikigori none se mbabarira umbwire umusaza wanjye w'ikigori umuzi gute ubimenye gute ubundi ibyo byose erega muri uyu munsi byose bigiye kurangira ibiki birarangira ko numva ngiye kujya nancanze ibintu byose urabizi ni ubundi subizi gute wabimenye gute cyakoze ikintu nakwibwira ni uko utabaye musaza wawe iki si ibintu mbese ubundi uri muntu ki wowe
ukuntu ibintu byose ubizi musaza wanjye ikibazo afite wakimenya ute mwahuriye muziranye Jesus manu we izina rya Yesu n'ibintu bimbaye usi mudikigisabira ibintu byahe manu bimeze bite wagira ngo ndaraye ntiyoroshe Jesus Christ hano bagiye ntabwo Olive twahangare agakobwa koko hareshya turisanga habaye ibikiwe Komere cyane twari turi bitasi mu makuru ngufitiye umusore yego duherukana waje kudefona gusaba akazi yego dosiye zarinzwe zirebwa n'ikidirisho inyuma y'uko hizwe amadosiye n'inyuma y'uko twahuye n'abandi batekereza tukavugana dosiye tukayisesengura yego félicitations merci beaucoup merci en tout cas byaragaragaye ko muri dosiye imyitwarire ndetse no ku myigire yawe yego washoboye gutoranywa ubikwiye ko twari twarabwiye cyane ko mutegereza yego no gutegereza rero ntabwo uhamagara nubwo waba ufite inyota y'akazi burya byari na kimwe mu bizagenderwaho byo kureba ko umuntu azaba ahagaze atuje ibyo bigaragaza ko no mu kazi azaba arimo byagaragaye ko uba utuje yego no ku kazi hano bisaba gutuza yego kubaha igihe yego ibyo bituma haba umuntu akora kinyamwuga yego ibyo nabyo byabaye bimwe mu byatumye usobanura dosiye yawe isobanura ugendeye cyane ko uri mu batarahamagaye inshuro nta nubwo wigeze unahamagara warategereje niyo mpamvu mwabonye ubutumwa busaba ko mwitaba félicitations merci beaucoup en tout cas amahirwe yego yego kuko Joseph arabonana ubwo bamuhamagaye ariko ubwo barakamuha munsi ubwo bamuhamagarira ubusa ubundi iyo umuntu yadepoje agasaba akazi iyo batakamuhaye gusubirwa babamenyesha ntabwo bajya babamenyesha nyine umenya ko ubwo byarangiye ariko iyo baguhamagaye amahirwe menshi pe ndi kubirana uko bari bukamuhe n'igihe yari amaze wenda dutegereze amakuru meza aratubwira ahubwo ubwo nayo ndi gutekereza ushobora ukuntu namwibwira akigira mu magaraje akajya kwishakira ubuzima busanzwe kuva yaragize amahirwe agakira reka tubanze twumve ibyo aratubwira tukakumvira nyuma se
Ariko Ibaba we, bigenze bite? Imana ni igitangaza, Mana yanjye. Uri Joseph yaje haguruka tubwire. Yesu Kristo w'i Nazareti, buriya rero ikintu mbonye mu buzima nta kintu kibaho nta mpamvu yacyo pe. Banguze ibintu bibaye. Ese tubwire ntabwo twamenye. Kazi Akazi kudutera nakabonye nakubonye. Hari ibyo bagusaba. Ubu ndimo ndibaza se ni njyewe ni Imana yankiriyemo ruswa cyangwa Wesha Jose nyine tubwira ukuntu bigenze no surakomeza tubwira gutyo ducisha hirya hino turamenya bigenze bite. Sasa hano harimo abayobozi, reka tugende hari agato bari kumva mbabwire. Niko batari gufunze neza. Urumva uzi ibintu boss ambwiye. Ndumiwe ese mvuga nti buriya mu buzima hari ibintu Imana yemera ko bibaho kubw'impamvu. Uzi ko ambwiye ngo mu bakozi bose badepoje ngo ninjye wabonye akazi, nahise ndavuga nti ko nta na examen badukoresheje, ko nta interview badukoresheje, ubu nabonye akazi mu ruhe rwego. Noneho agiye kumbwira arambwira ngo kimwe mu bizami baduhaye natwe tutazi, bashakaga gutestinga kwihangana kwacu, ngo mu bakozi bose badepoje ninjye muntu utarigeze nyine mbatesha umutwe ngo mbahamagare ngo ngire nte, kandi mu by'ukuri nanjye sinjye nuko nari naragize iki kibazo. Umva ikintu gitangaje ubugoryi bwawe nibwo bwakurokoye. Ubundi Uri nasoni. si ubugoryi bwe bwamurokoye. N'ibintu byamubayeho uzi neza. Ubugoryi bwaramurokoye. Ahubwo wavuze ko wagize amahirwe ari Imana yamurokoye. Oya ni ibintu biba byarahuranye kuko siniyumvisha ukuntu ino minsi yose ishize ariho akazi kari gategereje. Ese iyo batari ubugoryi bwamurokoye ntabwo yari kuba yabahamagaye se ko bumva bandi aricyo bazize. Ubwo uvuga ngo ni uburwayi ntabwo ari ubugoryi. Nasoni ntizongere n'ikindi gihe. Uranyumva neza? Oya reva bumuretse ureva sura muyobeye ko ari umusazi, ahubwo anko mukuri ibi bintu ni igitangaza cy'Imana pe. Tekereza ko mu bantu bose badepoje none ngo icyo kintu nyine ngo kwihangana ngo kiri muri bimwe ngo mu ngingo ngo bagenderaho ngo kugira ngo barebe ko ngo umuntu ngo no mu kazi azihangana azagira ate. Rero nanjye mu by'ukuri uburyo nari ngakeneyemo hari n'igihe byari kurangira mba telefone, ariko hari ibintu Imana yemera ko biba kubw'impamvu. Ibi bintu byaramfashije mu buryo, ariko na n'ubu nge buriya nubwo mumbwira ngo nyene ngo nari nasaze nari nagize sinarinzi ngo nari imeze nte, ngewe narakangutse uriya munsi ndavuga nti se ndihe mwagiye none mwari mwagiye mwavuye mu rugo, kwibaza se byagenze bite, so ubundi nari imeze nte mbega. Ariko Jose uzi ukuntu wadutesheje umutwe? Kutese twazanye abaganga, tuzana abapasiteri, tuzana abo mu bindi bya hehe na he. Ahubwo banko mwavuze ibyo gusara ndibuka hari ikintu nari bagiye kubabwira, kandi ngewe nicyo mba ntekereza ko gishobora kuba cyarateye bino bintu byose. Kwiki? Ni ukuri ahubwo nuko nibagiye kubibabwira sinzi ukuntu byanyuzeho nyine no kwanga kubivuga wenda ukora ko ariko pe ngewe reka nzi mbibasobanurire byose ubundi ukuntu byagenze. Uribuka cyagiye nari navuye mu rugo ngiye kureba umukobwa w'umushuti wanjye, sinari nabikubwiye? Nari nabikubwiye, nanyuze ahantu hari umusabirizi uri gusabiriza. Nari mfite amafaranga rero mu gakapu nakuyemo inoti y'igihumbi ndayimuhereza, arangije ahita ambwira ngo kiba nawe rata ngo nagumeze nka musaza wawe. Iki? Mureke mbabwire se kugira ngo byari byarangira, ahubwo ngiye narumiwe pe. Ndavuga narambwira iryo jambo numva nyine birantumwe, ndavuga se musaza wanjye baziranye he ibiki n'ibiki. Nsubira inyuma nyine ndamubaza none se musaza wanjye uramuzi cyangwa? Ahita ambwira ngo ahubwo ngo musaza wawe ngo uramurokoye. Ntabwo umeze nka musaza wawe ngo ube ikigoryi. Ibibazo ibintu byose yabwiye n'iki ko Joseph yabaye ikigoryi, umusaza wanjye yamumenye ute? Arangije aravuga ngo ndamurokoye. Ni nabwo sinatashye ngasanga Joseph yakize, ahubwo nanjye ntabikuriye neza ngo mbihuze.
none ahantu numiwe neza nkumva ndumiwe ibyo bintu byose yamaze kubimbwira ahita abura n'izina rya Yesu bya bindi mbona muri filime nawe byarancanze mbura aho nyura ndiruka ndavuga ati se kuko ibyo bintu ntubitubwira ariko iki naribagiwe ni ukuri ariko buretse gato uravuze ngo ni umusabirizi Yesu we ngahita abura uzi ko ari yambe sirenteje ibi bibazo Cedro, Lavin